Uyu munsi mugiye kumva inkuru n'intahe y'umuririmbyi yamamaye mu ndirimbo mpimbazamana Israel Mbonyi canke Mbonyi Cambo. Ikaze kuri GFRG. Mazina nise iwacu. Navukiye muri Congo imurenge, ndi umunyamurenge, murara wacu wita Basama, umwishwa w'abarundi b'abahiga, nuwo nguwo njewe. Navukiye rero yo muri Congo, tuza kwimukira mu Rwanda muri 1998, niho nakuriye kugeza n'uyu munsi. Nkaba nkishijwe, nakuriye mu ishengero rya Restoration Church. Umushumba wanje ni Pastor Masasu. Mvuka mu muryango w'abana 7, tukaba turi abandi wa gatatu. Njewe umuhungu mukuru iwacu. Nkaba nize pharmacy, nkora masters nize B.Pharm, mfite bachelor degree muri pharmacy, nagira masters muri public health. Naho nagarukiye. Umuhamagaro ntabwo nibaza ko umuntu wese atabumenya akuze. Ndabaho ubuhamya butoya ukuntu Imana yampamagaye niga muri secondaire. Nari nsanzwe ncuranga mu rusengero rw'umuririmbyi, noneho rimwe kora ko nari mfite akagitari kari broken, kafite imirya 2, gafite strings 2, and then ntanga kuyisiga mu rugo nyitwara ku ishuri. Muri boarding school ntabwo byari byemewe gutwara gitari. Ngezeyo mbwira director rero, ndambwira rero buriya gitari ndabizi ko bitemewe, ariko uzajya uyimbikira muri weekend nzajya zanyifate cyo gucuranga. Arandeba, umva n'ubwa mbere ngira ngo yarabibonye, yari umupadiri. Arambwira sawa. Every Friday nkagenda nkicara ku muryango yo ngategereza ko aza muri office amereza gitari. Yamuna ngambira ndashaka gitari. Hajya ngo ufite gitari, kayimpereza. Nagenda inyuma ya class nkajya gucuranga. Abanyeshuri bakaza kumviriza gucuranga. Indirimbo zake za Apollinaire, za kera zigezweho, indirimbo za praise and worship, n'amantangara za kera cyane, vraiment ndibaza nko muri 2000, sinibuka neza umwaka, ariko muri za 2009 icyo gihe abanyeshuri bakaza gushungera kureba ari benshi. Sunday mugoroba nkongera nkayisubiza ya gitari, another weekend nkongera ngafata ya gitari nkagaruka kandi gusubira ari. Dutangira tugira aho tuba benshi inyuma ya class, kandi kwicurangira inyuma, bose bakaza kureba. Every Friday twagiraga sport, ariko nta muntu yarasiga ajya muri sport kubera bose bazaga gutangurana ahantu bicara. Uke rero mbwira inshuti yanjye yitwa Jalik, ndambwira rero njewe sinzi kuvuga ijambo ry'Imana, wowe fata biri usome ijambo nanjye ndirimba. Kavuga okay, gafata gitari ngacuranga, ifite imigi 2 ngacuranga, namara gucuranga nawe agafata ibiri agasoma. Noneho biba ministry nini cyane. Uke director aramuhamagara rero, yarasigaye nyita ngo pastor, aramuhamagara, we pastor we nta hantu gato tuvugana, aranjyana muri office, arambwira sasa ini ni école catholique, abana bose bagomba kujya muri kiliziya gusenga. Rero ubwira abakristo babo, mbere yuko mujya gusengera hari inyuma ya class, mubanze mugende muri kiliziya, mubanze musenge, hanyuma mujye gusenga. Nanjye ndambwira rero directeur, natwe twabaye benshi, ibyo ndabikora, ariko natwe duhereze salle tuzadusengeramo. Aravuga sawa, that was the deal. Ubwo the next Friday mbwira abanyeshuri bamaze kudavuga, mureke twese tugende muri kiliziya dusenge, it's just 1 hour, then tugaruke dusenge hano. Baranyemera twese tugashorana, genda tugasenga. Twarangiza mess yo muri kiliziya, twese tukaza muri salle tugasenga. Uko ni kwishengero ryatangiye muri, ntabwo twagira community y'aba Protestant, twagiraga nyine aba Pentecost muri kwishuri. Nuko twatangiye, nuko baravuga tugiye gutora aba pasteri. Okay. Donc amasecondaire yagiraga nyine ama community, nuko twebwe twatangiye ho ngayo iwacu. Tumaze gutangira baravuga ngo reka tora abazatuyobora. Baradutora, ndagenda rero mu gikanda bwa njewe ntago ibyo kuyobora ntago mbizi, ariko nzajya ndirimba. Ubwo dushaka undi dushiraho nyine utari njewe, ngiye ngumana nyine department ya kuririmba. Nuko nahamagawe, ikindi Imana impamagara nararose, ndangira inzozi, mbona mbere y'ibyo byose biba, mbona ugabo azaraza arambwira amagitari, arambwira ngo turirimbe. None turirimba indirimbo yanjye ivuga ngo yankuyeho urubanza, amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Iyo ndirimbo yarayindirimbiye yose irarangira. Ndangije mbyutse mu gitondo ndayandika, nkagira ngo indirimbo numvishije ahandi. Tumaze kuririmba iyo ndirimbo mu nzozi, arambwira ngo ese si witwa Mbonyi Cambo, ngo Imana igiye kugira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri isi.
I was young, nta nubwo nari nzi watabuzwe icyo byari bivuze, numvaga ari n'inzozi. Nuko rero natangiye ndabivunaguye muri makeya, ariko nuko Imana yampamagaye kugeza dutangiye umurimo aho ngaho. Tuvuye aho rero ntangiye kuyobora group ya Louange, nibwo natangiye kwiyumvamo ko I can do this. Naho mbere yabyo narakina football, narakinye karate, nagiye mu bintu byose, nagiye muri basi, nta kintu kimwe ntakiye. Gusoma rero ijambo ry'Imana, gusoma n'ibindi bitabo ni ikintu cy'umumaro cyane, ni ikintu cyangira umumaro. Kandi baravuga umuririmbyi mwiza yumva n'indirimbo z'abandi nyinshi, umwanditsi mwiza w'ibitabo nawe asoma ibitabo by'abandi. Nanjye rero numva indirimbo z'abandi benshi cyane. Cya gatatu ni ubusabane ngirana n'Imana. Mu by'ukuri hari ikintu ntekereza ko kitari cyo mu baramyi benshi, ukumva umuntu ngo wenda arashaka album, agiye gusohora indirimbo agafata amasengesho y'iminsi 5, Mana mpa indirimbo ngende nsohore album. Imana irayiguha, birashoboka ko Imana yiguha, ariko nibaza ko atari cyo. Ni nka kujya umuntu agira mu bibazo agatabaza Imana, yaba ari mu bisubizo ntacyo bimubwiye. Ariko ubuzima tubanamo n'Imana bwa buri munsi bucreatinga cya kintu, ugasanga niyo waba utari gusenga indirimbo irashobora kuza, niyo twaba turi kuganira, niyo n'abandi kurya ndi gusangira n'inshuti indirimbo ikaza. Ariko ubuzima, relationship yacu dufitanye n'Imana, it's on a daily basis, every minute, every time. Mu biganiro uganira, ese uri gukiranuka mu nshuti mugendana, mu ibyo ureba amaso akwereka, ibyo ukurikirana, ibyo wumviriza kuri za YouTube, ibyo byose ni creating ubusabane tugirana n'Imana. Niba wumva ibintu biri holy, ibintu ijambo ry'Imana, indirimbo z'Imana, biragusunika muri wa mwuka n'ubundi. At the end of the day, hari rimwe ndi muri India nigeze gusenga, ndi kumwe na mugenzi wanjye, ndashaka maze kugira nk'indirimbo, numvaga mfite intego yo kugira album y'indirimbo 12. Ntagira indirimbo nyinshi ariko nkumva sinzikunze. None ndangije turasenga presque iminsi icyumweru cyose, bamwita Gasirabo. None ndavuga Mana ndashaka indirimbo. Indirimbo ndazibura. None ntangiye kurya, nari yari muri jeune, ari mande ntangiye kujya ku ishuri, ntangiye gufungura, hari nko kuwa gatatu indirimbo zarazaga non stop. Urumva, donc si ayo masengesho yaduha indirimbo, ahubwo iyo relationship yacu n'Imana ni creating us. Ibyo byose ko ari bitatu nakubwiye: relationship yacu n'Imana, gusoma, na ya environment tubamo, kumva indirimbo z'abandi, kumva ijambo ry'Imana, ko inspire n'ibintu bituzengurutse, ko buri kintu cyose Imana yaremye gifite message kiguhereza, yaba umuntu, yaba ikintu, anything. Iyo urebye neza haba harimo ubutumwa Imana ishaka kuganiriza. So ibyo byose iyo byihuje muri wowe bikakuzamo, bicreatinga uniqueness, umwimerere, ariyo twita inspiration. Iyo bikugeze mu nibyo bihimba akantu, kumva kumva warimbye akantu, kumva sasa imero wayikuye, aya magambo yakuye, nibyo bintu byose. Njyewe nuko ngo bigenda ni benshi, ariko funny thing nuko njyewe sinakuze nifuza numva nzaba umuririmbyi, nakuze numva nzaririmbira Imana, ariko ntago numvaga izaba umuhamagaro ukomeye ngo ngukore like full time. Numvaga nyine nafite zo ku pilote, zo ku muganga, abana bose, zo kuba president nyine nk'abandi bana bose. Ariko every time nicaraga ahantu bari gucuranga, kanezerewe, mfite amahoro menshi, umva ndishimye, nkumva ndashaka kuhatinda. Nagenda mu bindi nkumva nabyo ni byiza, ariko nagera aho ngaho muri place nkumva niho hanje kabisa. Abarimbye rero numvaga ni benshi. Ari umugabo nakuze nkunda kumva bita Benjamin Dube, no mu South Africa. Hari kwaya yatangiye kera cyane, yitwa Joy Celebration, naho na South Africa. Hari Hillsong hano, hari ba Israel Autumn, n'abandi benshi biwacu mu Rwanda, ba Aime w'Imana, barimbye benshi bari bacu, ba Apollinaire. Icyo gihe vraiment bari twarabumviriza gukumva kabisa, wifuje kuba nkabo, même si icyo gihe atari inzozi zanjye, ariko nibo bantu babonaga nkabona kubakoresha gasanzwe. Ni 2013 nari muri university ku ishuri, umuhungu umwe yarahagurutse turi gusenga, avuga ijambo, twese turarebana. Aravuga, icyo gihe nari ndi kuririmba, nta muntu yaranze. Aravuga ati, n'abantu mwe muri hano, ati uyu mwana muri kubona hano, ati muzomwigire inshuti, muri inshuti nawe, kuko Imana igiye kumuzamura, ngo guhera uyu munsi mbibabwiye muzatangira kubibona. Arangije ampereza Bibiliya, arayimpereza, arangije gusenga, arasenga, ambwira ibintu byinshi, arampanurira cyane, yahanuriye n'abandi benshi. Arangije ampereza Bible, aravuga ngo wowe Imana iguhaye rino jambo, ibintu wize uzabyiga ubirangiza ukomeze n'ibindi, ariko wowe rino niryo ryawe, iri jambo ni Imana iguhaye,
ngo iri ngiri uzorikuramo ubuzima bwose ushaka kubamo, uzorikuramo famiye nziza, uzorikuramo anything, avuga ibintu byose in general bigize ubuzima. I was confused, sinari mbizi. So at that time dutashe numva ngize inyota yo gusohora indirimbo, sinari nzi like the next day nibaza twari nka Sunday, Monday dusubiye mu rugo bashaka gusohora indirimbo, numva ngize inyota. So I have a friend of mine, he's called Brice, twarigana, niwe yarazi utuntu twa computer, ndamubwira sasa waretse tukagura ka micro tugasohora indirimbo. Brice arambwira ati mbirimo ndikubitegura, nibwo yabikoze, turagenda muri studio tuzikora. Ikintu cya mbere Imana yakoze yabanjije kundemera icyizere mu bantu turi kumwe twese, abanyeshuri twigana. Narinjira mu mashambre yabo, mu hostel, nkabona umurongo wose bari gucuranga indirimbo zanjye, nkabwise barazi ko ndi hano cyangwa, ariko bari barazikunze cyane, bakazikunda bakanansapotinga muri eglise nk'uko, bakanyereka urukundo rudasanzwe. Je nkagira ngo nukugira nyine bantere courage. Abo rero nibo bashize kuri YouTube, sinazi ngo YouTube ni ibiki, sinazi, ntago nakoresha Facebook, na nimero nagira akanimero ko guhamagara, sinazi gira WhatsApp icyo gihe, bagenda bazohereza abandi. Ni wacu bakampamagara bakambwira urazi ko indirimbo zawe ziri hano muri Kigali hose, nkavuga ntago nabyumvaga, nahise nisubira mu ishuri. Icyo gihe rero muri iyo traffic nibwo nibutse ya magambo wa muhungu yavuze, ibi nibyo yarari kusobanurira. Icyo gihe nibwo namenye ko Imana ari ikintu ikoze kidasanzwe. Iyo breakthrough ariko icyo Imana yankoreye yarabanje irampisha ku ishuri, ndaguma iyo ngiyo for 2 years before I showed up muri public. Ndagenda nguma ku ishuri ndiga, ndasoza amashuri. I came back, abantu banzi nzi ko babizi neko ndirimba. So naje rero ntaguye muri surprise, ahubwo naje meze nk'umuntu witeguye. Imana yarabanje kumprepara. Uribuka igihe Dawidi Imana yabanje kumukura imujyana mu ntama, mu kubanza gukora practice, then muzana muri public kwica Goliath, abantu bakagira ngo yishe Goliath gusa, ariko hari practice yari arimo zo kwica idubu n'intare n'ibindi. So rero nicyo nanjye Imana yankore, ariko icyo gihe ndi ku ishuri narabimenye, narabyumvishe muri ngiye ko something hari ikintu Imana yakoze. Yeah. Ijambo Romans 1:5 haravuga ngo, iri jambo ndarikunda cyane kubera haravuga ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Nasobanukiye ko iyo Imana iguhaye ikintu, a favor or anything, it's not only for you, it's for kuba impamvu y'abantu benshi cyane around you. Maybe you don't know, maybe your grandmother yarabisenge, maybe your father yaravuze Imana ariko waretse nko gukorera, and God didn't give it to him. Imana iravuga nzabiha umwana wawe. Remember David yashatse kubaka inzu y'Imana, Imana iravuga nta kuzayinyubakira ahubwo umuhungu wawe. Donc birashoboka ko hari impamvu Imana iguha ikintu itari kuba gusa ngo okay, it doesn't even mean witwara neza cyane, no way. Sometimes ushobora kuba nitwara nabi, ariko because of so many reasons Imana ikavuga reka mbishyire muri uyu nguyu. Kandi Imana nk'uko ubizi irareba cyane umutima na intention wa muntu afite muri we imutera gukora cya kintu. So that's why most uzanarebe the most talented people muri ministry ntago ari bo Imana ikoresha cyane, ahubwo Imana ikoresha people who are available and people Imana yavuze ngo uyu muntu afite umutima, ndikubona umutima ufite service, umutima wiwe uragambira kukunkorera cyane, not because ashoboye cyane, ahubwo iraguhamagara yamara kukugeza muri ministry gatangira kugushoboza, tangira kukwigisha gaho. I remember dutangira kuri ngora byibuka kiraki, ntabwo nari nzi kuririmba, sinari nzi no gucuranga. Ngenze nibuka ko hari groupe zimwe nishimiraga gusa kuba twaza gitari, kumva nahika gitari zabo nk'abageni babiri, they were so good to me, banankunda banashigikira. Ariko nje every time they go to sing somewhere, kumva ndi blessed gusa kuvuga ngo let me just take their guitar, I go with them. So umvishe neza psychologically, ntabwo ari kubera ko nshatse gutwara gitari, ahubwo nuko mfite urukundo rwa music rurenze kuba natekereza ko kuba twara gitari ari kibazo. So that means muri ministry availability na ya discipline waruvuze it is very important. Ku kintu rero kibura ko no gusobanura understanding a reason ya calling. Je numva iyo umenye neza ko Imana itaguhamagariye wowe, yaguhamagariye ku nyungu y'ibintu byinshi, you can't take it ukubonye, you respect it kandi ukabehaving the right way. Hari ijambo riri muri Luke ndera muri bice bitanu sinibuka neza kandi ntaza kwibeshya, yego ni 5:15 haravuga ngo inkuru yiwe
ngo nyamara inkuru ye irushaho kwamamara, iteraniro ry'abantu benshi riteranira kumwumva no gukizwa indwara. And can someone read me 16? I know nshaka ngo Luke 5:16. Hallelujah. So that's the key. I think kuba ku birenge bya Kristo biducisha bugufi. You understand ko you don't own anything. You don't have anything. Yourself, you are nobody. People don't come for you. See, this is any man. Like, this is a talent or a gift. A gift attracts people. Gift attracts things. Gift attracts ibintu byose bibaho. Aya maflesh yose araza agana kuri ya gift. And then the source of the gift is God. Iyo amaso yawe arebe ku Mana, ya gift iraguma. None twe kubera ko turi abanyantege nke, instead yo kugumisha amaso yacu kuri source, tugahindukira tukareba bya bintu bya attractism na gift. I don't know if the picture muri kuyumva kerekanyishanyije. This is a gift, right? So this is God. In your source, your gift. Your gift is attracting people and things, money and fame and everything. My flesh yose ni ibintu bizanwa na gift. So twebwe kubera ko tutaramenya bya jambo ryatubwiye ngo niyo yaduhesheje igikundiro, kubera ko tutarisobanukiwe, turakura amaso kuri source, tutangire kwerekeza natwe flashback to kuri bya bintu Imana gift yazanye, and then tukaba dry. Ya ma flesh ukuntu yaje yose, they go back again. Arongera kuhindukira. Kubera ko you are nobody, you are nothing without jambo kuvoma ku Mana. So but if you keep when you keep your eyes to the source, kukomeza ukavoma za flesh ntabwo zigenda. That's why muri Luka avuze ngo inkuru yamamara hose, abantu baza ari benshi bashaka kwabakiza, ariko dusomeye gute ngo we akabavamo. So now this is the English version. It's very making us go but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Withdrew, it's like when someone just hold you, that's how neo-discipline ministers, like to know when to withdraw and to know when to appear, need to disappear and to appear. Because without the source, then we have nothing. Not to dry, not to. Who would ever think? Njewe mu buzima bwanjye ntabwo nanizi naba ndi hano ndi gukora iki, to be honest. Ni Imana yashize muri njyewe. Without this, I'm not that. So, that's what I think. Ikindi mbihuza gute na famille? Thank you. Icyo ni kibazo kiri very personal ko nubacumugisha, kubera ko when people iyo abantu babaye hyper spiritual, sometimes bava mu mwuka, like bagira swata no kugenda ahantu hatariho, kubera turi muri reality. Niko mbibona Imana yacu ni Imana ya principles, ni Imana ifite amahame. Ababyeyi bawe ni ababyeyi, ni amaraso yawe, and your family is number one thing in this world for sure. Ni ukugira plan. Like me, for example, every Sunday after church, every Sunday niwa burinde at home, you can't miss having lunch mu rugo. Nibibo baraguhamagara uri hehe, because ntushobora kubura. So mfite ababyeyi b'umugisha bahora bakurikirana ubuzima bwanjye bwa buri munsi, nanjye biramfasha. Ariko ku muntu wenda udafite abantu ba caring that much, it's good to plan. Ukavuga ngo niba utaba no mu rugo, ngo every Tuesday, every Wednesday I'll be home. Ukavuga ngo hari isa, kuko ni Imana ikunda those kind of. Uzarebe niyo muri eglise mwapanze amateraniro, ukavuga ngo every Friday ni teraniro. Buri usibye mu iteraniro, trust me, yiri umuntu koko ukunda Imana, wumva hari ikintu kibura. Kubera ni Imana ikunda gahunda. So uvuze ngo buri wa kabiri, buri wa kane nzajya ndi mu rugo. Ni ibintu byiza cyane. I think ni discipline, biranagufasha gukomeza guhuza na famille. Utabaye umunyamwuka gusa, then you forgot your family. You can't have 40 days ngo nurangiza nguze no mu rugo ngo isubire mu zindi 80 days ngo isubire 30. For some reason ukwirengagiza ko Imana yakuremye, ikakuremera ababyeyi, ikakuremera umuryango. You have to be there. I think ni nkuko ngo nje mbyumva. Icyanyuma izindi plan. I have a lot of plans. Ariko icyambere nuko I want to step out of the comfort zone. Ntangira kuririmba mu zindi ndimi, aho tubasha kubicinga bigger number of people, because ugeze muri bihugu mbona niho agakiza kavuye, ariko usanga aribo bahisuye hasi cyane. So we need to reach out to them. We need to sing in English, in Swahili, in different languages to reach more nations, tukabwira abantu ubutumwa bwiza.
and ikindi nuko iwacu there be a time you feel like what's next, ukakibura until you realize ko you need to go big, ugakora ibirenze byo kuzuza gusa stade, bikava mu bikorwa gusa byo kuvuga ubutumwa mu magambo, akaba n'ibindi bikorwa bifatika. And my wish muri iki gihe nuko ndasenga Imana ngo whoever comes to listen to our music, nawe mbwira abagenzi banjye Imana isi iki gihe ikeneye ibitangaza n'ibimenyetso to know ko Imana ihari. So if someone comes to the concert, ntiyumve indirimbo gusa ngo yishime, ahubwo niba yaje agwaye akire, noneho amenye ko Imana ihari, avuga ati uko bya bintu bikora, niba yaje atameze neza amere neza. Like that's my wish. To Dawidi ngo yajyaga afata gitari ye yaririmba inanga yiwe ngo abadayimoni bari muri Sawuli bagahunga. That's my prayer. That's my prayer. I want God to move live. Nanjye nkabibona n'amaso yanjye. I've heard about it. People called me, text me, Imana yakoze nkavuga amen. But why not ntabibonesha amaso mu Imana? I want to see you do something mu bantu. Turi kuririmba umuntu akavuga nje hari ikibazo n'Imana. That's my prayer nowadays. Ariko nubwo itabikora ntabwo tuzajya kurama ibishushanyo, tuzakomeza twizera Imana. Thank you. Yeah, urumva ari ukuntu ngo mufasha n'urubavu, so ndacyaryama nkabyuka nkumva ntago urubavu ruri kunjya. Nimbyuka ngasanga rurimo ruranjya, nzamenya ko something happened. Nkunda kurya, nkunda ibirayi n'umutsima kabisa n'ibikabure. Nkunda kwambara casual, ibintu bitari bitari amakoti cyane, ibintu nyine nkunda ibintu bisanzwe byabaje like kurya nambaye. Yeah. I think ni uko mbyumva ni lack of information, nukudasobanukirwa n'ibyanditswe, because of course discipline ni ngombwa, ni wakwambara ibintu byerekana umubiri wawe ngo wambaye neza, ntago ari byo, ariko style ngo akantu kareba akanuga, nkuko wakwandika ikintu cyanditseho ngo Adidas or something, ni ibintu bisanzwe. Kubwanjye numva bidakabije, numva ngewe icyo kintu mbomba umutima wanjye warakibohokeye, numva nta kibazo. Yeah, kubera impamvu ebyiri, no kubera imbuto, no kubona opportunity yo kubaba hafi, no kumenya why bo badakijijwe nkatwe, nubwira ngo nibandebera aho bamenye ko ukizwa ntacyo bitwaye. Yes, ubuhamya abantu bagiye bampa ni bwinshi, kuri ndashima Imana cyane. Ariko navuga nka bubiri bwankoze ku mutima cyane. Hari umuntu wigeze kumva indirimbo, one of my songs, yari afite gahunda yo kwiyahura, ko ndabizi kandi byabaye kera cyane. Imana iramukiza, birangira agaruye icyizere, ari mu buzima, ubu n'umuntu uhari waratanga ubwo buhamya. Kandi umuntu yaragoye cancer, nawe Imana iramukiza, yamaye ubuhamya burebure, sindi bujye muri detail, ariko nakiri ubuhamya bwinshi vraiment. Hari ikindi gitangaza Imana yakoze, turi muri Montreal, ndibaza hari mama yari yaje icyo gihe, yaragoye umugongo kabisa, baramushize baramubaze, aza vraiment bamutwaye mu kagare. Icyo gihe yicara inyuma nyine kugira ngo batamubyiga, hari abantu benshi cyane. Turi gutarama ngo abwira umugabo, arambwira ati ariko waretse ngahaguruka, ko numashaka guhaguruka ngahimbaza Imana. Arambwira ntago uri bishobora, ati basire bamwegezana ngo hafate. Arahaguruka. Uyu munsi umugabo yarampaho, niwe yampamagaye last month muri December. Arambwira ati zero Imana yadukoreye, ati ujya munsi yahagurutse ntarasubira muri ka kagare. Ujya munsi ntagarasubiramo, n'ubungu ni muzima, ati yarizeye arahaguruka, turi kuririmba yabaye muzima. Rero ni byinshi njya numva, sinagize umugisha wo kuganira nawe aho ngaho kuri site, kuri venue, ariko nakire call yabo numva ndanezerewe cyane. Hanyuma rero byo kuba Paulo, mu by'ukuri kubaka ni byiza kandi nzubaka. Mfite iryo sezerano zo kugira umuryango, sezerano kuzagira famille. Wenda nibaza ko igihe kiba kitaragera, cyangwa se ntara urwaro bavunyire rutarandya ngo numve ko barunkuyemo. So yeah, I'm waiting. Yeah, kuba kumenyekana njyewe ni ikintu nigeze nishimira cyane personally, kubera ko byanyambuye uburenganzira bw'ibintu byinshi. Byanyambuye kuba just a young boy who can do mistakes, who can grow, ukaba nk'undi muntu wari wese. So sometimes I felt bad, I used to feel bad about it, ariko nyuma ndabyakira. So njyewe ntababeshe, ngira ngo ni character wenda naturally sinjya mbyibuka cyane until mbonye abantu babinyibutse.
Bo nka kera my teammates abo tukorana nibo nashobora kuva mu rugo n'amaguru nkazamuka nkigira nko ku muhanda. Then one of my friends akambwira, are you serious? Wabingira akarugo nibuka, oh wait, I'm coming, ndaje ngasubira inyuma nkajya kwihisha nanone nk'ibyo bashaka.